Mercedes-Benz ni imwe muri kampani z'imodoka zikomeye cyane mu isi. Ni imwe muri kampani zimaze imyaka myinshi cyane zikora amamodoka y'igiciro cyinshi cyane. Uyu munsi uramutse urebye imodoka zihenze ku isoko iyi kampani ikora, ukareba agaciro karenga miliyari 93 z'amayero iyi kampani ihagaze uyu munsi wa none, biroroshye cyane ko bitapfa guhita bikorohera kwiyumvisha hasi kure cyane iyi kampani yatangiriye. Itangijwe n'umusore w'umwenjenyeri wari umukene, umugabo wagiye inzira y'amahwa akanyura mu bihombo n'agahombo arwana nuko yakora igare rifite itandukaniro. Gusa n'ubundi bikarangira yemeje abamupingaga nyuma yo gukora ikinyabiziga gifatwa nk'imodoka ya mbere ahagana mu mpera z'ikinyejana cya 19. Mercedes-Benz gusa mu buryo butunguranye bakiri guserebura intsinzi yuko havumbuwe imodoka isosi ya Mercedes-Benz, uyu mugabo yari amaze guhisha yaguyemo inshishi ubwo mu ntambara y'isi yose ya kabiri uruganda rwategetswe n'abanazi ba Hitler gukora burende zikoreshwa mu ntambara y'isi. Icyo gihe uruganda rubura abakozi rwijandika mu gukoresha imirimo y'uburetwa n'ubucakara. Nyita Dukundane Charles, muhaye ikaze kuri iyi YouTube channel. Uyu munsi reka tugaruke ku mateka n'urugendo bitangaje uburyo umuhungu w'umukene Carl Benz yavumbuye imodoka ku nshuro ya mbere ku isi. Mercedes-Benz imwe mu modoka z'agatangaza mu isi ya none. Muhaye ikaze, ikindi ndakwibutsa gukora like kandi ugakanda subscribe, inkunga idakomeye tugusaba. Carl Benz yavutse tariki 25 z'ukwezi kwa 11 1844, avukira mu mujyi wa Marburg mu gihugu cy'Ubudage. Uyu mwana yavukiye mu muryango uciriritse aho se umubyara George Benz yari umukanishi wahoraga iteka rwana nuko yabona ibitunga Carl Benz na mama we Josephine Vayira. Gusa kubw'ibyago uyu mupapa yaje kwitaba Imana ubwo Carl Benz yari afite imyaka 2 gusa. Ibi bituma mama w'uyu mwana asigara mu bukene bukabije buherekejwe n'inshingano zitoroshye zo kurera uyu mwana. Carl Benz yari asigiwe n'umugabo we wari umaze kwitaba Imana. Kubera ubukene bukabije akiri umwana, Carl Benz yakuriye mu buzima bushaririye, ndetse rimwe na rimwe we na mama we bajyaga kuryama nta cyitwa icyo kurya bashyize mu nda. Nyamara nubwo bari mu bukene bukabije gutya, mama wa Carl Benz iteka yakoraga ibishoboka byose kugira ngo umuhungu we yige neza, yige mu ishuri ryiza. Uyu mubyeyi yarakoze cyane kujyana Carl Benz mu ishuri, aho n'ubundi uyu mwana yageze ku myaka mike cyane agatangira kwereka abarimo ibimenyetso by'ubuhanga budasanzwe, cyane cyane mu masomo ya shimi na mekanike. Agejeje ku myaka 15, Carl yiyemeje kugera ikirenge mu cyase maze abasha gutsinda ikizamini kimuhesha buruse yo kujya kwiga muri kaminuza yitwa Karlsruhe. Kaminuza yagombaga kwigiramo amasomo ya mechanical engineering. Muri iyi kaminuza niho Carl Benz yahuriye n'umwarimu wari ugiye kugira ikintu gikomeye avuze mu cyerekezo cy'ubuzima bwe, umwarimu witwa Ferdinand Lettenbacher. Lettenbacher uyu ni umugabo ufatwa nk'uwashyize itafari rikomeye ku ruganda rwa mechanical engineering mu gihugu cy'Ubudage bitewe n'impinduramatwara yazanye muri uyu mwuga. Impinduramatwara zo gukura mekanike mu magaraje asanzwe ikajya gukorerwa mu mazu yabugenewe, amazu y'ubushakashatsi atuma habaho kuvumbura ibintu bishya. Uyu Lettenbacher ni umwe muri bake bavumbuye mbere ko moteri zikoresha amazi n'amakara, steam engine motor, bifashishaga mu mato na gari ya moshi by'icyo gihe zari moteri ziteye inkeke, moteri zari zitakigezweho. Uyu mwarimu akumvikanisha ko hari hakenewe moteri nshya zivuguruye. Ari nayo mpamvu abifashijwemo n'inyigisho z'uyu mwarimu, Carl Benz yarushijeho kwisanga kundi ibinyabiziga cyane. Umwanya munini akawumara nyonga igare, ari nako arikoraho ubushakashatsi bugamije kunguka ibitekerezo bishya by'uburyo yakora ikinyabiziga gishya gitandukanye n'igare ryari risanzwe. Icyakoze muri ibyo bihe n'ubundi hari abandi bahanga bari baragerageje kuvumbura ubundi bwoko bw'ibinyabiziga bitari amagare. Gusa bake cyane nibo bari barabashije gukora ibyo binyabiziga, ariko n'ubundi ari ibinyabiziga bikenera kunyongwa cyangwa bigakoresha moteri y'amazi n'amakara steam engine kugira ngo bigende.
Carl Benz we yari afite inzozi zo kuba yakora ikinyabiziga kigendeshwa na moteri inywa mazutu. Abantu bumvaga inzozi z'uyu musore zo kuvumbura ikinyabiziga giteye muri ubu buryo bukoresha mazutu bamuhaga urw'amenyo, kuko bumvaga ari ibintu bidashoboka, kuko nyine bitari byarigeze bibaho na rimwe mu mateka. Gusa w'imbere muri we Carl Benz yumvaga ko gukora ikinyabiziga nk'iki bishoboka, ko ahubwo icyo akeneye ari igihe gihagije kugira ngo yemeze aba bantu bamupingaga bavuga ko ibyo avuga bidashoboka. Iyi akaba ari nayo mpamvu nyuma yo gusoza kaminuza ku myaka 19, Benz yamaze imyaka 7 azenguruka mu makampani agiye atandukanye, aho yabaga akora imirimo n'ubundi ijyanye na mekanike. Nyuma yaho amaze kubona ko nta kampani yarimo ahuzana y'inzozi n'icyerekezo, Carl Benz yiyemeje kubyaza umusaruro ibyo yari yarungukiye muri aya makampani yagiye akoramo muri icyo gihe cy'imyaka 7. Maze mu mwaka w'1871 atangiza kampani ye ku myaka 27. Nyuma gato cyane Carl Benz yaje kunguka umuntu bafatanya muri business, umugabo witwa August Reiter, maze batangiza uruganda ruto rwakoraga ibikoresho bicuzwe mu butare, rugakora n'ibindi bikoresho bitandukanye bijyanye n'ubukanishi. Gusa ku rundi ruhande akagira uburyo akurikirana umushinga w'inzozi yari afite, umushinga wo gukora ikinyabiziga kigendeshwa na mazutu. Kugira umufatanyabikorwa muri business byari byiza kuri Carl Benz, gusa ku bw'amahirwe make nyuma gato ibintu byaje kubiha, ubwo uyu mufatanyabikorwa August Reiter yamuhindutse ntiyamubera umwizerwa. Maze mu mwaka wa mbere iyi kampani bari batangije irahagarara, ndetse ibikoresho bimwe na bimwe bifatirwa n'ubuyobozi kugira ngo iki kibazo cya kampani gikemuke. Dore uko byagenze. Muri icyo gihe Benz yarambagizaga umukobwa witwa Bertha Ringa, waje no gushyingiranwa nawe mu myaka yakurikiyeho. Bertha Ringa yari umukobwa wavukaga mu muryango w'abakire, by'umwihariko hari ukuntu asobanutse ku buryo kubona business ya fiance we Carl Benz itagenda neza uko bikwiye, ahanini binaturuka ku muntu bari bafatanyije muri kampani, ari ibintu bitashimishaga uyu mukobwa habe na gato. Ibi byatumye uyu mukobwa Bertha Ringa abwira fiance we Benz kuzana amafaranga yari kuzamutangaho nk'inkwano, maze bakayashora bagura imigabane yose ya kampani. Kampani gasigara iri mu biganza byabo bombi gusa, wa mufatanyabikorwa wundi atakirimo. Bafatanyije Benz n'umugore we Bertha Ringa bashoboye gusubiza ibintu mu buryo, maze kampani yongera gukora neza, izana inyungu mu gihe kirenga imyaka 10. Muri iki gihe n'ubundi ni nabwo Benz yabashije kuba yatangira kugaragaza ubuhanga bwe, kuko nicyo gihe yatangiye kugenda akora ibintu bitandukanye, harimo na moteri ikoresha mazutu yavumbuye mu mwaka w'1879. Mu rwego rwo kwinjiza agatubutse, uyu mugabo akaba yaranatangiye kujya agurisha ubuvumbuzi bwe ku bintu bimwe na bimwe yajyaga avumbura, nka speed engine system, bateri, kariberateri, amburiyaje n'ibindi bitandukanye. Iki gihe ibintu byose Benz yari amaze kuvumbura byari bihagije kugira ngo akore ikinyabiziga yarose kuva mu bwana bwe. Ibi ni nabyo yahise ajyamo. Gusa nyuma yaho business ntabwo yakomeje kugenda mu buryo we n'umugore we batekerezaga, kuko baje kwisanga mu madeni y'umurengera ya banki, bitewe nuko gahunda yo gukora imodoka yari yinjiyemo yasabaga gushora amafaranga menshi arenze ayo bari basanzwe bashora muri kampani bisanzwe. Kugira ngo abone umuti w'iki kibazo cy'amadeni yari amaze kuba menshi cyane, byabaye ngombwa ko Benz akorana n'abandi bashoramari kugira ngo abashe kubona amafaranga ahagije yo gukomeza kampani ye mu mudendezo. Ibi ni nabyo byaje gutuma kampani ye ihinduka sosiyete ihuriwemo n'abashoramari benshi bagiye bafitemo imigabane. Icyo gihe Benz yari afitemo imigabane ingana na 5% gusa muri kampani ye, ku buryo byasaga nkaho nta jambo rinini yari agifite muri iyi kampani. Ibitekerezo bye nta gaciro kazima byari bigihabwa. Abanyembaraga muri kampani nibo bari barimo bayiha ikindi cyerekezo n'ibicuruzwa bishya. Uyu mugabo amaze kubona ko akagasuzugura atakihanganira muri kampani yishingiye, haciye mu mwaka umwe gusa azingutwa arataha.
Uku kudahabwa agaciro muri kampani yarwanye no kubaka imyaka itari mike birumvikana byaramushenguraga, ariko nanone byamubereye umwanya mwiza wo kwitekerezaho no kureba igikwiye gukorwa. Mu mwaka w'1883 urukundo Benz yakundaga amagare ku yindi nshuro rwongeye kumuhuza n'abandi bagabo babiri, Max Rose na Frederick Willem. Abagabo babiri bari bafite uruganda ruto rwakoraga amagare mu mujyi wa Mannheim. Uko ari batatu bashinze uruganda rwitwa Benz & C rwakoraga imashini zikoreshwa mu nganda, moteri n'ibindi bikoresho bitandukanye bya mekanike. Ugereranyije n'izindi nganda z'amamodoka yari yaragerageje gutangira mbere, uru ruganda rwitwa Benz & C yashinganye n'aba bagabo rwatangiye neza, ruhakaza abantu bagera kuri 25. Ikindi rushobora kuzana inyungu ihagije mu gihe gito, rukaba uruganda rwari ruyoboye izindi muri icyo gihe. Bwa nyuma na nyuma Carl Benz yarabonye umwanya n'imbaraga byo kwibanda bihagije ku ntego yari amaranye imyaka myinshi, intego yo gukora ikinyabiziga kigendeshwa na moteri ikoresha mazutu. Akaba ari nayo mpamvu Carl Benz agendeye kuri tekinoloji n'uburyo igare rikozwemo, akoresheje na moteri yari yararangije kuvumbura mu 1885, yashoboye gukora ikinyabiziga cya mbere gifatwa nk'intangiriro y'izi modoka tubona uyu munsi wa none, imodoka yitwa Benz Patent Motor Wagon. Iyi modoka yagenderaga ku mapine 3 agiye kuba nk'amapine y'igare, ikagendeshwa na moteri nshyashya ya mazutu, ikabasha kugenda ibirometero 11 mu isaha. Iki kinyabiziga cyari nk'impinduramatwara kuri Carl Benz. Amaze kugitunganya no kugisuzuma mu mpeshyi y'1886, Benz yasohoye iyi modoka ye hanze ku karubanda, aho abantu bavuze byinshi, gusa byiganjemo kunenga iyi modoka uyu mugabo yarakoze bwa mbere. Mu gihe abantu bake bishimiraga ko uyu mugabo yavumbuye ikinyabiziga cyiza kurusha ibyari bisanzwe bihari, abandi benshi bari bafite urwikekwe n'amakenga akomeye kuri iyi modoka yari igeze mu maso yabo bwa mbere. Hari abatinyaga kuba batwara ku iyi modoka mu muhanda bitewe no gutinya ko ishobora kuba yaturika igasandara bitewe na moteri nshyashya yari ifite. Hari n'abatazi yaje kuvuga ko uyu mugabo yazanye ikinyabiziga cy'urupfu, ikinyabiziga cyaturutse ikuzimu. Gusa ibintu byarushijeho gukomera na Carl Benz igihe abantu bakamuteye ingabo mu bitugu babanaga muri kampani ya Benz & C. Nabo batishimiye iki gikorwa cy'agaciro kuri we yaragezeho. Aba bagabo bamucagiye intege bati, iki kimashini cyawe ntikiruka kurusha indogobe, kirasakuza cyane, gitumura ibyotsi byinshi, ikindi gishobora kwangirika mu buryo bworoshye cyane. Ese ubona ari nde muntu uzagura iki kimashini? Carl Benz wari utewe ishema n'ubuvumbuzi bwe bwo gukora imodoka, ntibyari gupfa gushoboka kumwumvisha uburyo yareka gukora iki kinyabiziga. Mu mutwe we yari yarangije kubona ko iki kinyabiziga yavumbuye gishobora kuzaba hazaza hisi. Ari nayo mpamvu byaje kurangira n'ubundi avuye muri iyi kampani ya Benz & C akajya gukomeza ibyo gukora ibindi binyabiziga bimeze nk'icyo yari yakoze. Ari nako akora ubushakashatsi kugira ngo arebe uko yanonosora ibintu bimwe na bimwe iyi modoka irusheho kuba nziza. Muri iki gihe yavuye muri iyi kampani, umuntu umwe rukumbi yari asigaranye umuri inyuma mu bikorwa bye byo gukora amamodoka, ni umugore we Bertha Ringa. Gusa nubwo Carl Benz yari akomeje kurushaho kunonosora no kongera ubwiza bw'iki kinyabiziga, abaturage bo bari bagikomeje gushidikanya kuri iki kinyabiziga. Abantu ntibari bakabashije kubona hazaza hakomeye h'iki kinyabiziga gishya. Mu mwaka w'1888 Carl Benz yatangiye gushyira hanze ku isoko izi modoka yakoraga. Ababaye umuntu wa mbere wari ugurishije imodoka ku nshuro ya mbere mu mateka y'isi. Ku rundi ruhande, abantu bake baguraga izi modoka bazikoreshaga mu ngendo zidasaba kugenda intera ndende. Ikindi kandi byabaga ari ihame ko umuntu utwaye iyi modoka agenda ari kumwe n'umukanishi igihe cyose, kuko iyi modoka yakeneraga gukanikwa inshuro nyinshi. Ikindi twavuga ni uko izi modoka zari imodoka zihenze cyane, ku buryo abategetsi n'abantu bifite cyane aribo babashaga kuzigondera muri iyo myaka. Gusa n'ubundi janisha rinini ry'abantu bari batariyumvamo iki kinyabiziga gishya cyitwa imodoka, bitewe n'umwotsi mwinshi cyatumuraga,
utibagiwe urusaku yagiraga igihe wabaga uyitwaye. Muri make Carl Benz yari agifite akazi gakomeye ko kwigisha abantu abumvisha ko iki kinyabiziga ntaho cyari kigiye kujya, ko ahubwo ari ikinyabiziga kigiye kuba ubuzima bwabo ibinyejana n'ibinyejana. Gusa kuri iyi ncuroho ubanza abantu bari bagiye kwemera iyi modoka ya Carl Benz bitewe n'ikintu gikomeye cyari kigiye kuba. Icyo kintu ni igiki? Mu mpeshyi y'igihumbi kimwe 1888, umunsi umwe ari mu gitondo cya kare cyane, umugore wa Carl Benz, Bertha Ringa, yabyutse kare cyane anyonyomba, umugabo we tabizi, maze afata abahungu be babiri abashyira mu modoka ya se, aho bari bagiye gukora urugendo rufite igisobanuro kinini mu mateka y'ubuvumbuzi bw'imodoka. Uyu mugore yabyukanye gahunda yo kujya gusura mama we wari utuye mu mujyi witwa Folsom, wari mu ntera y'ibirometero 107 uturutse mu mujyi wa Mannheim, aho uyu mugore yari atuye. Gahunda yari ukujya gusura mama utuye mu birometero 107 akoresheje iyi modoka umugabo we yari yaravumbuye abantu batayemera. Bertha Ringa yakoze uru rugendo umupango we atawubwiye umugabo we cyangwa ngo awubwire inzego z'ubuyobozi, cyane ko iyo abashinzwe umutekano bonyine iyo baza kubimenya batari kumureka ngo agende, bitewe nuko nta kinyabiziga na kimwe mu mateka y'isi y'icyo gihe cyari cyarigeze gikora urugendo rw'ibirometero bingana bityo, ibirometero 107. Gusa uyu mugore we yarashishikajwe cyane no kwereka isi ko ubuvumbuzi umugabo we yakoze bukomeye kandi bugomba guhabwa agaciro gakomeye bukwiye. Gusa uru rugendo ntabwo rwamworoheye na gato, kuko uyu Bertha Ringa yahuye n'ibibazo byinshi ubwo yari ari muri uru rugendo. Yahuye n'imihanda y'imikuku, imodoka yashiragamo essence buri mwanya bikamusaba kubanza yareba hagure essence, ndetse hari naho byamusabaga kuva mu modoka akabanza yayikanika. Uru rugendo rwatwaye uyu mudamu n'abana be igihe kingana n'amasaha 12 kugira ngo babashe gushyika ku mubyeyi we bari bagiye gusura. Gusa icyiza cyane ni uko uru rugendo rwageze ku ntego yarwo nyamukuru, intego yo kwereka abantu ko iki cyari ikinyabiziga cyari icyerekezo gishya cy'isi. Icyo gihe iyi modoka yitwa Benz Patat Motorwagen yaravuzwe cyane, ndetse na Carl Benz abikimenywa na bose mu gihugu cy'Ubudage kubera agahigo ko kugenda urugendo rw'intera ndende iyi modoka yari ibashije guca bwa mbere mu mateka y'isi. Ibi byafashije uyu mugabo Carl Benz kongera kugira imbaraga no kuzahura business ye, ku buryo umwaka w'igihumbi kimwe 1890 wagiye kugera ku musozo. Kampani ye yarubatse izina rikomeye cyane nka kampani ngari cyane yakoraga ibikoresho bya mekanike muri iyo myaka y'icyo gihe. Gusa ibintu byarushijeho kugenda neza ubwo Carl Benz yabonaga abagabo babiri, Frederick von Fischer na Julius Ganz. Aba bagabo igihe batangiye gufatanya na Carl Benz bagiye mu nshingano zo gukurikirana ubucuruzi bw'ibikoresho byakorwaga n'iyi kampani ya Benz. Ubwo Benz nawe yarabonye umwanya uhagije wo kurushaho gukora imodoka n'ibikoresho byisumbuyeho mu bwiza. Iki gihe nibwo uyu mugabo yakoze imodoka yari yisumbuye kuzambere yakoze zose, imodoka ifatwa nka sekuruza w'imodoka ziraha, Benz Victoria, imodoka yamamaye cyane mu mwaka w'igihumbi kimwe 1893 bitewe n'ubushobozi bushya yari ifite. Yagendagamo abantu babiri gusa, ikagenda ku muvuduko w'ibirometero 18 mu isaha. Nyuma y'iminsi mike cyane haje kuzamuka indi kampani yitwa Daimler Motor Gesellschaft. Kampani yaje itera icyugaze gikomeye kuri Carl Benz. Iyi kampani yitwa Daimler Motor Gesellschaft yari iyobowe n'abagabo babiri, Gottlieb Daimler na Wilhelm Maybach. Abagabo babiri b'abenjenyeri bakomeye cyane, gusa bikaba karusho kuri Daimler kuko yari afite izina rikomeye, aziranye n'abantu bakomeye. Ikindi uruganda rwe rwaragiye rukora imodoka nziza zakundwaga n'abantu cyane. Muri izo modoka twavuga nk'iyitwa Daimler Phoenix, imodoka yari nziza kurusha imodoka zakorwaga n'uruganda rwa Carl Benz. Kuri ibyo kandi ukongeraho ko Daimler yari n'umugabo usobanutse cyane, afite ubumenyi bwo gukora business ku rwego rwo hejuru cyane ugereranyije n'ubumenyi bw'umugabo wacu Carl Benz. Byasaga nk'aho iyi kampani ya Benz yari igiye kujya hasi igasibangana burundu. Gusa nyuma yaho havutse icyago, maze Daimler yitaba Imana mu mwaka w'igihumbi kimwe 1900. Uruganda yari abereye umuyobozi rusigara mu maboko ya Maybach wenyine gusa.
ari nabwo Maybach yabashije kuvumbura imodoka y'agatangaza yibukirwaho na magingaya Mercedes 35 HP. Imodoka yakoze mu 1901 igafatwa nk'igitangaza bitewe nuko ari yo modoka ya mbere yari ikozwe mu buryo buhuye cyane n'izi modoka tubona uyu munsi. Ahanini iyi modoka ikaba yarakoreshwaga mu masiganwa. Iyi modoka yakozwe ku busabe bw'umucuruzi w'umukire wari ukomeye cyane Emil Jelinek, wemeje ko iyo modoka yakwitirirwa izina ry'umukobwa we witwaga Mercedes. Iyi modoka y'agatangaza yari igezweho kandi iyoboye izindi modoka zose mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, aho yabashaga kugenda ibirometero 90 byose mu isaha imwe. Ibi byatumye iyi kampani ya Daimler isa nkaho ifashe isoko ryose ry'amamodoka muri icyo gihe. Uruganda rwa Daimler rwarushijeho gukora izindi modoka nyinshi zigasohoka zanditseho izina Mercedes, haba imodoka z'amasiganwa cyangwa imodoka zisanzwe. Uru ruganda nirwo rwari rusigaye ruyoboye. Dusubiye ku rundi ruhande, birumvikana ko Benz Company ya Carl Benz yari hasi muri icyo gihe, irwana no gukora ikintu cyayifasha kongera kuzamuka hejuru yahoze. Gusa ibintu byakomeje kugorana muri iyi kampani ya Benz kuko abashoramari be bahisemo kuzana abandi benjenyeri baturutse mu Bufaransa kugira ngo barebe ko uruganda rwava hasi nanone, cyane cyane bagakora imodoka zivuduka, imodoka zari zigezweho ku isoko muri icyo gihe. Gusa ibi ngibi byo kuzana abanjenyeri bo mu Bufaransa, aba bashoramari babikoze mu gasuzuguro kenshi batamenyesheje Carl Benz. Byaramubabaje cyane ko n'ubundi atumvaga igitekerezo cyo gukora imodoka zihuta cyane zafatwaga nk'izigezweho muri iyo myaka. We yumvaga ko bajya bakora imodoka z'umuvuduko usanzwe. Yangaga yabona umuntu wakoze impanuka mu muhanda hejuru yo kuvuduka cyane kw'imodoka. Gusa n'ubundi imodoka zakorwaga n'iyi kampani ya Benz Company nta kabuza zakomeje kubura igikundiro ku isoko, ndetse bituma iyi kampani ihura n'ikindi gihombo gikabije hagati y'umwaka w'1903 kugeza mu 1904. Ibintu bikomeje kurushaho kudogera. Carl Benz yafashe umwanzuro wo kuva muri iyi kampani ariko akaguma mu bayobozi bayo. Gusa bwa nyuma na nyuma Benz yarashize yemera igitekerezo cy'uko Benz Company nayo yatangira kugikora imodoka zigendera ku muvuduko wo hejuru, ibintu yari yaranze mbere hose. Benz Company yahise yinjira muri gahunda yo gukora imodoka zivuduka. Ku bw'amahirwe biranabahira, iyi kampani yongera kuzamura izina yahoranye mbere. Mu mwaka w'1908 iyi kampani ya Carl Benz yakoze imodoka y'isiganwa yitwa 120 HP Racer. Imodoka y'igikoko yavaga mu mujyi wa Leningrad mu Budage ikagera i Moscow mu Burusiya mu masaha 8 n'igice gusa, ku mpuzandengo y'umuvuduko w'ibirometero 80 mu isaha. Ibi byari imboneka rimwe mu mateka y'icyo gihe ugereranyijwe naho uruganda rw'imodoka rwari ruhagaze. Gusa iyi kampani yongeye kwisubiza izina yahoranye bya nyabyo mu mwaka w'1909 ubwo bakoze imodoka y'isiganwa yitwa 200 HP Blitzen-Benz. Yaciye agahigo ko gukuraho utundi duhigo two kuvuduka twari twaraciwe n'izindi modoka zabayeho mbere yayo. Wazana indege, wazana gari ya moshi, iyi modoka niyo yari iyoboye mu kuvuduka muri iyo myaka, aho yabashaga kugenda umuvuduko w'ibirometero 225 byose mu isaha imwe gusa. Uyu ni umuvuduko wagukurira Rubavu kugeza i Nyagatare mu gihe cy'isaha imwe gusa. Aka gahigo gakomeye iyi modoka yaciye katumye Benz Company isubira ku gasongero, ndetse yongera gusangira isoko na mukeba weye Daimler, bose bakabona inyungu. Ibintu byari bisubiye mu buryo ari uburyohe. Gusa mu myaka yakurikiyeho kera kabaye mu buryo butunguranye, ibintu byasubiye irudubi ubwo intambara ya mbere y'isi yose yabaga, igasiga ingaruka nyinshi cyane. Ubukungu bukajya hasi kwitaka mu bihugu byinshi by'isi. Iki gihe ubukungu bwari bwaradogeye mu isi kubera intambara. Ntabwo byasize aya makampani yombi, Daimler na Benz Company, kuko aya makampani nayo yararyamye hasi ku butaka. Carl Benz abonye ko ibintu bitoroshye, yashize ibyo guhangana hasi ku ruhande, maze ahitamo guhuza imbaraga na mukeba we. Kampani ya Daimler nayo yari hasi ku butaka kubera intambara. Batangira gukorera hamwe mu mwaka w'1924 bagafatanya mu gukora amamodoka no kuyacuruza, ariko buri wese akagumana izina rye ku isoko. Bakoranye muri ubwo buryo. Gusa ibintu byaje kumara igihe bitewe n'ikibazo cy'ubukungu
cyarushagaho gukububukana mu gihugu cy'Ubudage. Muri iyo myaka ubushobozi bwagendaga burushaho kubura. Ibi byaje gutuma nyuma y'imyaka igera kuri 2 izi kampani zombi zihuza mu buryo bwa burundu mu rwego rwo kubaka ubushobozi. Zarihuje ziba kampani imwe, kampani bahaye izina Daimler-Benz. Kampani imaze kuba Daimler-Benz batangiye kujya bakora imodoka nyuma yaho zasohoka ku isoko zikitwa Mercedes-Benz. Muzo twavuga bahereye icyo gihe harimo nk'iyitwa Mercedes-Benz Type 630, modeli S, SS na SSK. Zose bakoze bafashijwemo n'umwenjenyeri wa rudasanzwe Ferdinand Porsche waje no kuba icyamamare mu ruganda rw'amamodoka. Karl Benz icyo gihe yari mu bayobozi bakuru b'iyi kampani nshya ya Daimler-Benz. Ikindi yagiye aserebura ku ntsinzi zitandukanye iyi kampani yagendaga igeraho icyo gihe, harimo no kwibonera kudushya n'iterambere byagendaga bivuka mu ruganda rw'amamodoka yaharaniye kuva mu bwana bwe. Karl Benz yaje kwitaba Imana mu mwaka w'1929 ubwo yari afite imyaka 85. Karl Benz amaze gupfa, iyi kampani ya Daimler-Benz yakomeje gukora ndetse ikomeza kwaguka, itera imbere mu buryo bugiye butandukanye, aho yari iri muri kampani nziza za mbere ku isi mu makampani yose yakoraga imodoka muri icyo gihe. Gusa ariko nta gihe iyi kampani yigeze igira inyungu yo ku rwego rwo hejuru kurusha inyungu yinjije ku ngoma y'abanazi ba Hitler. Mu mwaka w'1933 ubwo Adolf Hitler yabaga umuyobozi w'ikirenga mu Budage, imwe mu ntego nyamukuru yari afite yari ukwereka amahanga ko Ubudage bufite tekinoloji yo mu nganda iteye imbere cyane. Ibi byatumye Hitler ashishikazwa cyane nuko imodoka zo mu Budage nazo zatangira kwitabira amarushanwa yo gusiganwa mu mamodoka ku rwego mpuzamahanga. Hitler yagiye agirana amasezerano atandukanye n'iyi kampani ya Daimler-Benz, harimo n'amasezerano yuko izi modoka za Mercedes-Benz zakorwaga n'uru ruganda Abadage bajya bazikoresha mu masiganwa mpuzamahanga y'amamodoka. Gahunda ya Hitler iyi kampani yayungukiyemo cyane, kuko nta kampani n'imwe yari mikora ikanagurisha imodoka ku bwinshi kurusha Daimler-Benz muri icyo gihe, nyuma yuko yari imaze gutsindira isoko ryo gukora imodoka zo gusiganwa mu marushanwa mpuzamahanga. Hagati y'umwaka w'1933 kugera mu mwaka w'1939 uru ruganda nirwo rwari rufite imodoka yiruka cyane mu isi y'icyo gihe. Imodoka yabashaga kuvuduka ibirometero 321 byose mu isaha imwe. Gusa nanone muri iyo myaka haje kuvuka indi kampani ikora imodoka nanone zihuta, kampani yitwa Otto Union yaterwaga inkunga na leta y'Ubudage nyirizina. Iyi kampani Otto Union nayo imaze gushyiraho akayo mu gukora imodoka zivuduka cyane, byarangiye igihugu cy'Ubudage kiri ku gasongero cy'ibihugu byakoraga imodoka zihambaye ku isi yose muri icyo gihe. Ibi bikagaragarira cyane cyane ku modoka za Daimler-Benz, Mercedes-Benz nk'imodoka y'agahebuzo bari barakoze yitwa Mercedes-Benz 770, imodoka nziza kandi nini, ahanini yakoreshwaga n'abategetsi n'abakire bo muri iyo myaka. Ariko nanone twibuke ko umunyarwanda yavuze ngo nta byera ngo de. Mu 1939 intambara y'isi yose itangiye, iyi kampani ya Daimler-Benz ku yindi nshuro yongeye kwisanga hasi ku butaka, ubwo imodoka z'abagenzi basanzwe zari zitagikenewe ku isoko. Icyo gihe iyi kampani yahise yinjira muri gahunda yo gukora imodoka za gisirikare, burende, moteri z'indege, moteri z'intambara, tutibagiwe amato y'intambara, byose byagombaga gukoreshwa n'igisirikare cy'abanazi ba Hitler. Uko intambara yagendaga irushaho gufata indi ntera, uru ruganda narwo rwagendaga rurushaho gukenera abakozi benshi kugira ngo rubashe guhaza ibikoresho by'intambara igisirikare cy'Ubudage cyari gikeneye muri icyo gihe. Bitewe nuko icyo gihe abagabo benshi bari baragiye kurwana ku rugamba, uruganda rwa Daimler-Benz rwatangiye kuzana abakozi b'abagore kugira ngo rurebe ko rwaziba icyuho cy'abakozi cyari gihari. Gusa abagore ntabwo n'ubundi bari bahagije kugira ngo icyo cyuho kizibwe burundu. Hakaba ari nayo mpamvu uruganda rwa Daimler-Benz rwaje gutangira gukoresha abantu buretwa, aho bazanye imfungwa z'intambara Ubudage bwari bwaragiye bufata bugwate mu bihugu bigiye bitandukanye by'i Burayi.
imfungwa zari zibayeho nabi, zikorerwa ibikorwa bitandukanye bya kinyamaswa, aho zabaga zifungiwe mu bice bitandukanye by'Ubudage. Zimwe muri izi mfungwa rero nyuma zatangiye gukoreshwa imirimo y'agahato mu masaha y'umurengera, zikora imirimo itandukanye muri uru ruganda rwa Daimler-Benz. Byageze mu mwaka w'igihumbi 1944, kimwe cya kabiri cy'abakozi 63,000 ba Daimler-Benz ari abakozi bakoraga uburetwa, barabakuye mu nkambi z'imfungwa z'intambara. Intambara y'isi irangiye mu mwaka w'igihumbi 1945, iyi kampani Daimler-Benz ku yindi nshuro yari iri hasi ku butaka, nyuma y'uko igihugu cy'Ubudage cyari kimaze gufatirwa imyanzuro ikakaye mu masezerano yiswe Potsdam Agreement, yaragizwe n'ibihano bikomeye cyane Ubudage bwahawe bitewe n'uruhare runini rwagize mu gutangiza intambara y'isi ya kabiri. Muri ibyo bihano harimo ko imitungo Ubudage bufite hanze y'igihugu yagombaga gufatirwa mu rwego rwo gusana ibyangijwe n'intambara y'isi. Ibi byarangiye kampani ya Daimler-Benz nayo ibihombeyemo, ibikorwa byose yari ifite hanze y'Ubudage. Yatswe amasoko yari yaratsindiye hanze, yakwa amasezerano y'ubucuruzi bw'imodoka n'amashami yari yaramaze gufungura mu bindi bihugu byo hanze. Mu yandi magambo, iki gihe byabaye ngombwa ko kampani isa niyongera gutangirira hasi kuri zero ku tuntu duke yari isigaranye mu Budage. Nubwo uruganda hari ukuntu rwari rwarangijwe n'intambara, bongeye kugerageza gusubiza ibintu ku murongo, rufata icyerekezo gishya, rutangira gukora, rwibanda ku modoka nka ambulance hamwe n'imodoka zitwara imizigo. Mu mwaka w'igihumbi 1947, iyi kampani yasubiye muri gahunda yo gukora imodoka zisanzwe, imodoka zo gutwara abantu. Mu 1950, kampani Daimler-Benz yongeye kugaruka ku ruhando mpuzamahanga mu kugira imodoka zivuduka cyane mu marushanwa yo gusiganwa mu mamodoka. Muri iyo myaka, iyi kampani yari iri kurushaho gutera imbere no kubaka izina, dore ko byageze mu mwaka w'igihumbi 1954 iri guserebura ko yari imaze kunguka amafaranga arenga miliyari 1 y'amadolari y'Amerika. Mu yindi myaka yakurikiyeho, iyi kampani ya Mercedes-Benz yarushijeho kugira izina rikomeye mu ruhando rw'imodoka z'agatangaza ku isi kugeza na n'uyu munsi wa none tuvugana. Gusa ibi byose tubona nk'iterambere uyu munsi wa none ntabwo biba byarashobotse iyo hataza kubaho umuhati ukomeye no kudacika intege by'uyu mugabo Carl Benz, waharaniye gukora ikinyabiziga kigendesha moteri ya essence, agahura n'uruhuri rw'imbogamizi nyinshi cyane, nyamara agakomeza guharanira gukabya inzozi ze hatitaye kubimugusha hasi byari byinshi cyane. Ndagushimiye ko wabanye nanjye muri iyi video ya none, nizere ko wasobanukiwe kandi ukagira icyo wunguka. Nyabuneka ndakwibutsa gukanda subscribe, kindi ukore like kuri iyi video. Ciao ciao, duhurire muri iyi yindi video.